twongeye kubiyegereza muri aka kanya bakunzi bamenye Ijambo TV. Tunejejwe no kubana namwe muri aka kanya. Njyewe mwumva uvuga nitwa Sunzu Mugabe Robert. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe ugiye kutuganirira. Reka tumuhe umwanya yivuge. Karibu umukozi w'Imana. Asante. Yesu abamugisha. Amazina ni Dr. Sakindi Claude. Nk'uko bisanzwe nkandi umuyobozi wa Restoration of Carmel Pentecostal Ministries ikorera Kampala, Uganda, Nansana. Tukariho hano tumaze imyaka 10 dukora umurimo w'Imana muri ubwo buryo. Kandi tukadushima Imana ko turi hano nanone kuri Menye Ijambo TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, tugushimye ko nta yindi Mana wanye nawe. Tugiye neza udufashe turengere abatureba bose n'abadukurikirana, babashe kungukira mu magambo tuvugira imbere yabo kugira ngo abashe kubungura no kububaka, ejo bazahabwe n'ubugingo buhoraho kubw'amagambo meza bumvise. Urakoze Yesu ko ugeze neza, bawo umugisha rero, bagire neza barengere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tutaratangira wenda twasaba mwebwe abadukurikiranye kugira ngo mukomeze gukora subscribe. Ikindi ubutumwa bwiza buvugirwa ngaha twagusaba kubusharinga ukabugeza no ku bandi bantu nabo bakabwumva. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Arakoze umukozi w'Imana. Abigenje neza. Ubutumwa ntibugomba kwihereranwa natwe ubwacu, ahubwo tugomba kubusangiza n'abandi bose. Nimwe no muri inzira duciyemo kugira ngo tujye kuri iyi platform tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero iyo subscribe irakenewe, share na comment aho hasi. Uhakanze biba byiza cyane, ukagira n'undi nawe ugira ufasha ukamukura mu rujijo. Murakoze. Reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mukozi w'Imana, karibu. Uko twatangiye tukwegereza n'ubundi dukomeje kukwegereza kugira ngo udusobanurire turusheho kumenya kuri bimwe mu byo tutazi. Ushobora kuba ufiteho ubumenyi uturushije, nkuko mwabihuguriwe imyaka myinshi n'amashuri mwize n'umurimo mukora w'ubukozi bw'Imana urabibemerera. Icyo twatekerejeho kubabaza mudusobanurire, twatekereje kubabaza agakiza. Agakiza ni iki? Agakiza ni iki? Icyo nicyo nubwo ibishami cyangwa ari kagakiza ni iki? Dusobanura, turashaka kumenya agakiza ni iki. Urakoze umwanya n'ubwanyu. Yesu abamugisha. Mu by'ukuri nk'uko umukozi w'Imana cyangwa se inshuti yanjye Sunzu bitubwiye, nangwa se abajije ikibazo nibyo abantu bakunze kwibaza agakiza ni iki. Ijambo agakiza ni ijambo rinini, ni ijambo rinini ryagutse kubera yuko mu ndimi zacu zisanzwe twarivuga. Kugira ngo tuze kuryumva munsi yo mu mwuka, reka tubanze kureba mu buryo busanzwe icyo bisobanuye agakiza. Agakiza ni ukuvuga ngo gukira. Agakiza ni ijambo riva mu gukira. Noneho gukira ni iki? Ariko bitari agakiza, bitari ugukira kw'indwara. Mu Cyongereza iyo tuvuze healing uvuze gukira indwara, ariko tuvuze save uvuze gukira ubaye usavayivinga ku kintu cyenda kukwica. Hari ikintu cyenda kukwica, noneho ugeze gutya ageze impamvu zituma ugikira ukiza ubuzima. Ukuvuga ngo wari ugiye gupfa wenda wishwe n'imodoka, noneho umuntu arangije afata feri, ariko haburagaho gatoya kugira ngo ihirime mugwe. Hari uburyo umuntu ashobora, imodoka ishobora guhirima abandi bagapfa ukavamo nangwa bakavamo abantu batanu. Barya abantu babaye saved by
noneho icyo nicyo bita gukira, bitari healing ahubwo byo gukira bitewe n'ikibazo cyenda aho kwica. Umuntu bamukatiye urwo gupfa yarangiza umunsi bari bumurase, hakaba impamvu zituma perezida ashobora kumubwira ati ntabwo ugipfuye, ubwo wabaye saved. Nuko nguko gukira nukuvuga ngo hari ikintu cyenda gutwara ubuzima, noneho haba impamvu zituma ubuzima butagenda kirabucungura. Harimo amagambo menshi twakoresha, ushobora gucungurwa kubera runaka, ushobora kuba rugiye gupfa abantu bagatanga amafaranga runaka n'igiciro runaka bakishyura wenda ukwica